ubwo gutumusozi wazana njyewe umva ngiye nkutekerejeho ugomba numva warasaze cyane noneho uburyo wamaramarije kujya kuba umukozi wo mu rugo kugira ngo utware umugabo w'abandi siko nanjye gukugirira ubwoba sheri ahubwo tukiraho hari ahantu ukora nshaka ko buhavuye umvaga ati none se ndahavangiye nshaka ko nsigarira kuruka ukaba uri hano nkajya muri izo gahunda nkubwiye ntabwo bizarinda like kwezi bariya aho bakoreraga ndabahamagara babwire ko ngomba kuba mbahaye undi mukozi kubera ko hari impamvu zituma uba uvuyeyo uba uri hano nzajya nguhemba uzajya urya ninjye mbona ukuntu niyiba nzajya nza ndebe uko bimeze tunavugana mubwire aho diro zigeze hanyuma wowe icyo ugomba gukora ni ukunzanira imyenda vuba nkajya gusaba y'akazi nigize nyine umuntu wo hasi hanyuma nkatsindira umugabo oh my god I can't wait umunsi nzamubona mpobirira umusore man mubyibira ariko guhamagara ngo shiri ayo bizaba nati nabwiye ngo nacyo ntakora ubaho icyo ugiye gukora ugiye kugenda direct munzingiro twangushye nzanire umva shiri amahirwe masa usengane n'ibyawe ndakuramo ibyo njyana ibintu bigusigiye hano nesere kuzajya umemba neza inshuti yanjye urabona nanjye ngiye kwitangira ndeka nkubwiye kubera ko ntabwo nahita mfata baga ngo ngende njye gusaba akazi nijyanye wowe n'imyenda uba uri hano njye kwisabishwa akazi k'umunsi umwe ndebe kakama nakama mwibere umwana mwize musabe ko haba bikumva namara kunyemerera ko haba nzafata baga bijyanye rero guhita nsezera hari yabo wowe yewe ntubasezere kuko ubasezeye bahita bashaka undi wo ku giti cyawe ngewe ndabahamagara mbabwire yuko nyine ngushaka hari amahugurwa kampani yanjye igiye kubajyanamo mbe mbahaye undi mbabwire ko avuye muri ayo mahugurwa and then noneho ndirange nirangira uzasubira hariya na kibazo bakiruza ubwenge n'umugabo uzamutsindira ntabwo bizagora ntabwo nabona n'umusore wirabura uriya musore yesu ako simuvuge ndamukunda nadi ntacyo nakora kandi wakoze kasa nk'abazungu wakoze kuza kundeba ubwo nyine ibisigaye ugiye kujya kunshakira outfit imyenda nagusezeranyije ariko ko nta kintu ntakora ku bwawe kuko nawe nta kintu utankoreye kugira ngo mbone akazi sawa urakoze rero ngaho ndananiwe kubera ko imvura yaguye kandi ukuntu njya kuryama kandi unaniwe ahubwo uri gutekereza no ku mugabo w'abandi cyane reka nanjye ngende nyine njye kukuzanira ibyo ubundi hasigaye witegura utangire kujya guhangana nose nagira ko ari byo ushaka zabashoboka kandi nyine komera bizacamo papa baya rero nuko mba nakwihoreye umwe mwicecekera papa nawe rwose usigaye ukabya ibintu ubu koko Monique n'umwana ugukanira bigeze hariya ku buryo asohoka ukazanga twese ukadutesha umutwe ngo ubwo yasohotse reka mubwire nyine nari mvuze ngo nawe usigaye urengera pe reba buri munsi ninde hano uri kuvuga nabi ni papa ninde ufite amahane ni papa ninde ufite umujinya ni papa buri munsi hano hasigaye hahora intambara intonganya ngiye rwose nsigaye numva ngiye no kurwara umutima mu gihe umuntu agitekereza ukaburaje ngo noneho ngo hari usohotse ngo hari uwagiye kumana yanjye papa nawe usigaye ukabiriza ibintu pe ngiye bisigaye bituma nanibaza wenda ngubu ngiye nibonera sheri bizagenda bite ko nanjye mbona uzajya umbuza amahoro gutya ubu nanjye nuko bizaba bigenda ukambuza amahoro ngiye kwirebera sheri wanjye nkaza ngasanga intambara ngaha ngo iki ajya nko kwirebera sheri wanjye umaze kumenyera si ukubwiza ukuri ushense gusa uzongera umenyera
ko tutamenye se. nitwa Tina. tugura imyenda ishaje. ntayo mufite ngo mutugurishe. Imyenda ishaje? Rero hamaze iminsi haza abantu banayibaza, ntayo twaba tugifite pe. Hano nta myenda ishaje dufite. nta na mikeya nabona. Wapi pe, nta myenda ishaje hano dufite. n'ibikweto bishaje ndabigura. Nawe nkubeshye, ntabyo dufite pe. Kose buri ubundi mubikoresha iki? ndabigura nanjye nkabigurisha. Kisha ntabyo pe, ntabyo tujya tugira hano. se nta n'ibibido mwakuyemo nk'amavuta cyangwa ikindi kintu nabyo nabitwara. None nyine ngo byose bishaje. Tuhita si ibibido wabibika ngo bikore iki? Tuhita tubijugunya pe. Hano nta bintu tuba dufite. habe na kimwe byibuze niba mbonera n'umwenda umwe cyangwa inkweto nk'ebyiri zonyine. nta umukiriya nkawe si ubwo ngubwo iyo ukuyemo ishyirayo. nyine iyo ashaje nyine ushaka abantu biha babakeneye cyangwa ukayihana muri umuntu wawe muri famiye gutyo. Hano nta bintu tuba dufite bishaje. njyewe numvaga mutayibura n'ibyombo bishaje, ibintu byose bishaje ntabyo ugiye urabitanga. Ibyombo bishaje noneho nabyo se murabikoresha? njyewe ibintu byose bishaje ndabigura. Amaye ntabyo pe, dufite ibyombo dukoresha gusa. Mbese nta bintu bishaje muri uru rugo dufite. nta kundi basi nibiboneka mwazatubwira. Nazakubwira nta kibazo bibonetse. uzongera uzane ubwo bugambo, none urebe ibyo nzagukorera. ushenzeho nuko ababyeyi iyo umuntu ababwiye ibintu mwe muhita mutangira kumva ko umuntu ari kubabwira nabi ugahita ubirakarira kandi njyewe ibintu ndi kuvuga ni ukuri. hasi sha ubundi uzasubira ku ishuri ryari? pa urandambiwe, niyo mpamvu uri kunkora ibi byose nyine n'ubundi wandambiwe. aho ufite amagambo menshi nayo wakuye ku ishuri, uzongera umubwire ibigambo wishakiye. urushyi ngukubise nzarukuba kabiri, nzagukubita inshyi noneho zitabarika. ubundi ku ishuri babigisha kugira disipline iri hasi cyane nk'iyo ufite ubu ngubu. nyamara nuko njye mvuga ibintu biri byo ukanga kunyumva nyine bya bindi by'ababyeyi mutaba mushaka gutsindwa, ariko njye buriya mba ndi kuvuga ukuri. urifata ukavuga amagambo ushaka imbere yanjye, ubutaha none wongera. izi nshyi zaze ku inshuro 5, kubeta inshyi nk'10. uziko nta n'ubwenge usiga ufite noneho, nimba ubwenge bwawe bwaragiye ko niho narizeye mu minsi yishize no mu bwana bwawe nabonaga uri umwana uzakura neza. none ubu ngubu byarahindutse cyane. ntabwo ukiri wa wundi natekerezaga, nabonaga ko ashobora kugira icyo yamarira mu buzima. urifata aho kugira ngo uze mu mwanya wanjye tube turi mu mujyi umwe tubyumva kimwe njye nawe, ukaza mu bandwaye. urimo urandwaye, wifatanya na mama wawe hamwe na kiriya gikuru cyawe. kuba njye nabivuze wenda nubwo umuntu aba avuga ntimwumve, nyamara njye ibintu mba mvuga nibyo, nta nubwo nzongera kuvuga. ni ibiki uvuga? ndashaka umunwa wawe, umunwa wawe ujye ufunga. narimvuze ngo njye nawe funga mudomo wewe. njye nawe njye nawe tukaba turi kugendana. none se ibyo narimvuze. none se mabusha ko nyine amafaranga basi nta n'imyenda ishaje wama nkayifura ukama amafaranga. nayo pe, ahubwo ibyo niyo byaba ari n'ibyombo bitogeje nabikogereza, ariko nkabona amafaranga ndayakeneye cyane. ahubwo hari ibitoro nari gukora, sinzi niba naba nsubiye kudukora. wambabariye ukama akazi byibuze ukama amafaranga, ni ukuri ndayakeneye. niyo aba ari imyenda idafuze cyangwa se idateye n'ipasi nayitera, ariko ukama amafaranga. ubundi se nk'ubwo wakorera ahangahe nk'iyo myenda wenda? nyine byaterwa n'ukuntu imyenda ingana, ariko ukuntu nkeneye amafaranga ayo ari yo yose nayemeye.
imyenda itameshe rero yo ntabwo yabura kuko dora twambara. Mukuru urakoze cyane yimenya imisi. Ko ibiriya by'ibyombo byo bishaje n'ibikesha ntabwo nkubeshye pe. Gaheka nze murebera imyenda yo ndumva yaba ihari. Ntabwo yo yabura. No ukora unatera ipasi. Byose ngenda bikora cyashaka. Gusa utera neza umwenda ukaba. Ngiyewe akazi kose ko mu rugo ndakazi cyane. N'amashati nari ngafite nyine ahantu baranyirukana kubera ko bari bakennye ariko ndabizi cyane cyane. Maze n'igihe wahita unangumana ndabizi kubikora. Hanze ndebe umese uze no gutera turebe. Murakoze Imana ibamugisha. Kanze murebere nacyo. Murakoze. Babasheri uko bari ikintu ntari nkuziho. Iki? Ufite utwana. Cyagenda nawe. Upiniyenzaho. Ese so ufite. Yego mugabo rero. Ikibazo ufite kamwe gahamura iki? Ubwo ni kawe icyo kavuze. Bigaragaza ko uzaba boss lady. Aha, reka tubyitege turebe. Sure. Ntukiri uzanyiza se? Ubwo se urumva ntakira wowe ugasigara. Okay. That's good. Sikumva nibikoresha cyari gutekereza ku bya vio wawe. Umva sheri, ibyo byiguhangayikisha. Ibintu bya papa rwose ubyikuremo ntibiguteshe stress, ntibitekerezeho ujye kure cyane. Erega buriya papa aramutse azanye ibintu byo kwigira ibyo ntazi akavuga ngo nagashaka ko tubana, kinana kwiza tukibana tukamwihorera. Byanga ibyo ababyeyi babivamo. Are you sure? Yes, I'm sure. Uzemera gusiga famiye yawe mukore beef zishoboka zose kubera ngewe? Ndakunda cyane kuryo nakora buri kimwe cyose. Gusa sinzi impamvu mbona bizeye. Sinabunyizera. Fesho, ndabarira reka kumutindaho cyane. None wibaniye neza na famiye yawe. Ejo n'ejo bundi bishobora kugira bitya. Gusa ntabwo bigenze neza. Twiyemeze. Yego. Mu bakina ntabwo bisa neza. Marusha. Ibyombo biraranze. Ndabona wigirere. Ayibonye ko akazi ko mu rugo nkanazi. Yenda ubu ngubu siri hafi koma. Ntiwumwiyote. Akazi ubundi niko kanjye. Ntabwo utari bunabishobora. Undi nanagura mama yaribonye yukane yaze kuba umugabo batamwirukanye ku kazi. Ngabura amafaranga yo kumwira. None ndabizi cyane. Cyane nuzi nagutekeye. Nta wundi muntu wazagutekera muri ubu buzima. Uzi no guteka se burya? Ndabizi cyane ariko. Ndabizi cyane. Ariko umuntu agukoreraga amasuku ntabwo yari azi ibintu bimwe neza. Sha, Mbona ari umuntu watasaga neza. ari umumama nyine w'umukecuru ukuze. Na n'imbaraga umva nyine. Yewe rero kano kazi ubundi niko kazi kanjye nzi kurenza kandi. Isuku, guteka, nabibonye. ni ukuri pe. Nabibonye pe. Imyenda niyo none urahita ubibona ukuntu
mbizi neza. ndaresha uwo twari tunafite yarayipfubyaga ntiyabimesaga neza. Byomba se mubishyira he mabja? Washiramo aho hejuru Cyangwa mubireke kubera ko birimo amazi. Bibanze bikamuka. nubwo ntibishyira Kigoye si uko byose. nta kibazo. Papa gusinzira muri salo uko imibiri buze kukurya. Monika ntabwo araza. Uri kumurota cyangwa uri kubivuga? Ngenda kubaza Monika ntabwo aragera. Gura kanaye nagaraza nagaraza sundugo papa Monika niwe utumye urara wicaye ngaha ntabwo wajya kuryama. Impamvu imbere agenda. Uva imbere usiga ngase Ugenda. tuganire. Sipa ubu koko uricara ngaha kugeza igihe Monika aziye none se nataza. Ubundi urashaka iki kubera ibere? Vayega wenda nuko nkubwira ibintu ukanga kunyumva basi uri kunega amatwi cyangwa urongera urasinzira. Rero reka nkubwire ibintu byawe byose ibintu gukora byo gukanira gutya ibintu byose uri kubikontorora bigize intambara. Gukanira umwana cyane ni bibi. Ubusobanura ukuntu dukanira noneho aribwo turi kwitwara neza cyangwa ubwo ngo turi kuba abanyamakosa. Ntabwo ari mva hano Monika ntaramubona. Wowe ugeze ujya kuryama. Bino bintu ushaka kubigabanya uzi ko ntega nanjye iyo ngiye nk'ahantu urumva nyine nkakuriye Monika yagiye mushwanya wumva udatekanye uvuga ati noneho baranyica ni hahandi ujya no gutaha wategeze n'ubundi kuri butahe bagakwica ugahita ubyihorera wasanga ari bunarara atanakije ubwo n'ubundi karara ushaka kurara ahagaze no mu muhanda akavuga ati kugira ngo nahe papa nyice ndahagarara no mu muhanda. Ese ndwa kwica umwana wanjye. None se niba utari bumwice kuki wicaye ahangaha wagiye kuryama kugira ngo mfite no kubona atamuhamagara muti papa yagiye kuryama noneho ngwino. Gose nimubwira ko wicaye mu nasi bamubwiye ko nagiye kuryama kaza. Byo guhamagara mufite uburyo mu muraganiramo. Ntago naganire nawe kwa kundi nari mvuye kubivuga sindanganira nawe noneho ngo kumubwira ngo bije ku munwa gusa tubi ku munwa hano bise biza. Ntabwo bikwiye ku mutima. Ntabwo bimbaye ku mutima. Cyangwa n'ubundi niko biri. Urabona iyi telefone mfite ubu naba ndi kuganira nawe ngiye nta telefone mfite nuko ngiye kuryama nyine nkabona buri murasinzira. Wowe ugenda mubwiye ko yewe nagiye kuryama aze atahe. Nta mayinite mfite pe nta mayinite mfite ubu ku muhanda botike zose zafunze sinabona n'ahantu nyagura. Ntabwo nabona icyo muhamagaza. Utangiye gucunga amasaha se? Ahubwo gushira amasaha yamfashe. Reka ngire ntahe rero nshobora kujya mu rugo papa akanyirenza. Shire njya gutaha cyangwa ubizana mu se kandi bivuga gutyo. Shasho reka ngire ntahe naho ubundi biriya bya papa byo nibikomeze kugustressa uko byazagenda kose. Imbere nambara tuzarikona. N'ubundi ko amasaha yaragiye y'akazi yaragiye gusoza wamubare basi. Wanyica n'ukuri n'ubwo natinze. Watinze? Natinze cyane. Wamenya ikihero mutinya byatari. Arampabura gusa nyine nanone mba ngomba kumwumvira. Okay. Ndumva nta papsi mana yanjye. Shukra kunshaka kuninza kandi wowe ufite ubwoba bw'iki turi kumwe pe kombiki shasho ndakubwiye papa wanjye ndamutinya yarampabije kuzengenza otega shu nawe rwose usipo dushaka kundekura reka tugumane ibyo papa wawe se azakwiromba
gusa nanjye ntabwo byifuje sho gusa nyine urabizi ko umwanzi wacu ari iki sho reka tugende wigotesha usware natwawe tugende come on What's going on? Fukama hasi. Which? Fukama. Twaragora mfukama. Ndavuze ngo pfukama. Nese nakoze iki? Pfukama hasi ngaho. Nonaha.